kirekire. Iyo urebye umunyamideli ukagereranya no mu nyamaswa uzi mu Rwanda ubona ari nk'ihe nyamaswa ariko ba umunyamideli mwiza. Inyamaswa ariko umunyamideli mwiza. N'inyamaswa nazo zigira ukuntu zitwara, zigira imico yazo, agakwavu kagira umuco wako, agapusi, tuntu nk'utwe. Ubona ari nk'akaye kari kubakaba. Ngiye kubivuga nahita ntanga urugero rw'ipusi. Ya kubera ko n'ingendo tujya dukoresha nyine twayitiriye ipusi, ingendo y'ipusi. Ya nuvuga ngo ipusi rwose buriya irabishoboye. Bijyanye n'ingendo kandi ujye ubibona ni imwe mu nyamaswa zigira n'isuku cyane, ziba ziri smart. Ya ipusi rwose yari ku munyamideli mwiza. Turasuje mwese bakunzi ba Nabof TV. Uyu munsi turi kuri stade Amahoro i Remera, tukaba twagiye gusura urubyiruko rumurika imideli. N'urubyiruko rwihurije hamwe kugira ngo rebe ko ari icyo rwakwigezaho rushyize hamwe kandi rubinyujije mu kumurika imideli. Uyu munsi rero turatuganira nabo, hari byinshi batuganiriza, hari byinshi bari tubwire kuri fashion, hari byinshi bari tubwire fashion ishobora kugeza ku muntu cyangwa se kumurika imideli bishobora kugeza ku muntu. Nikanye ngiye muri kumwe muri kino kiganiro, nitwa Kamatari. Nkuko nemeje kubabwira mu kanya, ubu tukaba turi kumwe n'uhagarariye timu nini cyane y'abamurika imideli. Tugoye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Uratangira utwibwira. Amazina ni Tony Claude Dushime, abenshi banzi ku izina rya Tony cyangwa se mukuru wa Tony Fashion Agency. Ufite agence yitwa Tony Fashion Agency? Yes. Yatangiye ryari? Tony Fashion Agency yatangiye muri 2013 ariko ibona stati ya RDB ubuzima gatozi muri 2014. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mufite icyangombwa cya RDB cy'uko muri aba fashioniste bemewe? Ya turi fashionist bazwi mu gihugu. Wow, byiza cyane. None se turagira ngo utubwire Tony, ubundi nk'umuntu utazi ibya fashion, nk'umuntu uri hanze hano, nk'umuntu nk'abantu abakunzi ba Nabof TV, umuntu utazi fashion icyari cyo, turagira ngo udusobanure muri make mbega fashion icyari cyo kugira ngo wenda n'umuntu wajyaga yumva ukundi akumva ifata ukundi, kuko urabizi abantu hanze bavuga byinshi bitandukanye ku kintu runaka. Wowe sobanura kugira ngo umuntu ubikunda noneho abisobanukirwe abe yaravuga ati ngewe nabijyamo. Murakoze. Fashion ubundi irimo ibice bibiri, harimo abakora imideli n'abayimurika, ariko twembi turungiranya, turafatikanya. Uko nasobanura wenda nko ku ruhande rwacu twebwe abamurika mideli, turi urubyiruko cyangwa se itsinda ry'abantu twishyira hamwe kugira ngo tubashe gufasha bagenzi bacu bayidoda, harimo abatayeri, harimo abayishushanya, kubasha kwereka societe cyangwa se rubanda icyo gikorwa n'ubwiza bwacyo, tubinyujije mu kubyerekana tubyambaye, haba ku byapa, haba ku mastage atandukanye. Niko kazi kacu. Yes. None se Tony, ubundi ni iki cyiza wowe uvuga uti aho nagire muri fashion ubundi bimazemo imyaka ingahe cyangwa igihe kingana gute? Njyewe ubwanjye ndimo ndasatira hafi mu myaka 10, ariko agence yanjye yo igiye kumara imyaka 7 irengaho gato. Birumvikana ko ufitemo uburambe, umazemo igihe kinini. Ese ni iki cyiza ubona muri fashion? Ikintu cyiza mbona muri fashion ni ahantu ugera ukabasha kwi-updatinga, ukabasha kwaguka mu mutwe. Si ukuvuga ko aba models bose baza muri iyi industry bakura wenda bagakomeza umwuga wa fashion. Hari n'ababivamo ariko ugasanga ntibagiye kure cyane yabyo. Hari ababivamo bakaba aba actrice mu mafilme, aba queen videos, hakavamo abakora designer, hakavamo ababa bajya
kwiyamamariza Miss Mister abo bose tujya tubagira hano kandi bajya muri ibyo bikorwa nabyo ugasanga babikoze neza bagaragaje isura nziza yaba y'igihugu ndetse naho bakuriye muri rusange aho barerewe ariho muri mama agency fashion. none se ubona ari uruhe ruhare rwa fashion mu iterambere ry'inganda rikora ibintu navuga nk'imyenda ibiki nyine mu iterambere ry'inganda zishinzwe kugira ngo wenda zibe zatanga bya bindi mwifashisha muri fashion yanyu? Icyo navuga iterambere inyungu ku mpande zombi ku nganda ho basa ntibaratangira kutwegera cyane kubera ko mu Rwanda benshi bumva ko fashion ikiri hasi n'abakeneye ababamamariza ugasanga babakuye hanze ariko tuzi ko hari igihe kizagera bakabibona bakabona ko mu Rwanda harimo abana bashoboye bafite impano kandi nkeka ko bizanoroshya bizorohereza izo nganda kujya zibona abafatanyabikorwa zibakuye hafi kandi bashoboye ikindi na wa mwana ukora ibi bintu abashe kugira icyo yinjiza naze ari ibintu azakora imyaka ingahe nta kintu arinjiza ngo hanze usange biramugaragaza nabi bavuga ati biriya bintu urimo nta kamaro mbese bimuca intege ari nacyo tubasaba abo bantu abanyenganda abadizayina ku giti cyabo kuba bashyiramo ingufu kwegera ama agents bakareba abana dufite abashoboye bakajya badufasha kuba tubatoza nabo bakadufasha kubaha imirimo kugira ngo hano hanze babashe guhangana n'ubuzima buri hanze. Ese uretse kuba wenda babegera mwebwe ntago mushobora gutera intambwe mukabegera nubwo wenda bishobora kuba wenda bigoye ukuntu ariko ntago mushobora kuvuga ati twebwe nkuko turi team izwi mu gihugu nta mukabegera mukabasanga mukambabwira muti twebwe turi team ngiyi dushaka ko mudufasha ibi nibi mwe ntago mwatereye mbere mu mukabasanga? Tujya tubitekereza ariko akenshi usanga bigoye hari aho ugera nyine ugasanga haracyari iyo myumvire yo kumva ko mudashoboye ariko hamwe no gukomeza gushyiramo imbaraga no kwihuriza hamwe tuzishakamo ubushobozi tubanze tubereke ko dushoboye hanyuma nabo batugirira icyo cyizere. Icyo turi kubaka ni ugushaka ko batugirira icyo cyizere bakabonamo ubwo bushobozi bajya gushaka ahandi ko natwe hano buhari tubwifitemo. Ubundi tuzi yuko abanyamideli ari abantu bambara neza tujya tubareberaho akenshi ukareba uriya munyamideli runaka urabizi wenda mu Rwanda ntago biragera kure cyane ariko hanze hari abanyamideli baba bakomeye abantu bareberaho byo bambara n'ibiki ese ubona nkuko mujya ku modelinga hari imyambaro mwambara ese ubibona gute umusore aramutse yambaye imyambaro y'abakobwa cyangwa y'abagore akajya kuyimodelingana? Twebwe ibi ngibi tubikora nk'akazi nkuko ushobora no kubona hari umuntu wakinnye filime agakina ari umugome kandi mu buzima busanzwe ari umuntu witonda natwe rero kuri stage umudizayini yakubwiye ati dizayina zanjye nizi ziri muri style ya kigore ariko nagennye ko zakwambarwa n'abagabo ntago wamuhakanya cyangwa se ujye kubyanga kuko ari akazi urabikora nk'akazi ubyambare kuri stage nurangiza stage usubire mu myambaro yawe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo wowe umudizayina aje akakubwira ati Tony uyu munsi nateguye kuri bwambara agakanzu keza wakambara? Yanyeretse impamvu ariyo yateguye ko ako gakanzu kazamurikwa n'umugabo kakwambarwa nta kibazo. None se uramutse ugiye nko mu nzira uri kwigendera amahanda uri gutarasa ugahura n'umusore wambaye ijipo wabyumva ute wenda wanamuganiza akavuga ati njye mani njye ndi umumodo ndi umufashioniste wamubwira iki cyangwa wabitekerezaho iki? Byaterwa n'ubusobanuro amaye ashobora kumbwira ati ni akantu kari creative kanjye ko kugira ngo wenda abantu babe banyibazaho cyangwa byagenda gute ariko ubundi kuri njye mba numva ntibyashoboka keretse ku giti cyari izindi nyunga bifitemo avuga ati wenda abantu banyibazeho cyangwa se nkundisha abantu iki kintu mbese we nabanza nkamenya target yari afite mbere yuko yambara iyo jipo
ndetse n'inyungu ashaka kubikuramo kuko urabyumva kameme nta musore wakwambara ijipo ngo ajye mu muhanda ariko ari kuri stage birashoboka wenda umudizayini ariko yabipanze agategura amajipo ariko azambarwa n'abagabo ariko kugenda mu muhanda nyine haba hajemo indi shusho. ni ukuvuga ngo uhuye n'umusore mu muhanda wambaye ijipo wabona ari nk'umusazi. Byantungura. None se nkawe umufashionist ni iki kintu wambara ukavuga ati kabisa ngandaberewe cyangwa se ni iki kintu uba wumva nuhe mwambaro uba wumva wajya ku modelinga wambaye? Nambaye wenda nkanjye ngarutse inyuma gatoya njyewe ubundi nago nkora stage nago ndi umumodo wa catwalk ahubwo njyewe ndi umuyobozi wa agents ifasha abana kubatoza bagakura akaba aribo bakora ibyo bikorwa byo ku ma stage ariko ngiye kuvuga tumwambaro umuntu yakora ari kuri stage imyambaro yose iba myiza bitewe icyambere nuko bari umwambaro ugufitinga wambara ukumva kabisa urawufitinga kandi ukumva uri proud umwambaro wose ubaye proud ukumva urakubereye ukumva urawufitinga nta mpamvu zatuma utabishimira kuri stage. None se ubundi tubona imyenda mwambaye kenshi nyine ubona yuko iri unique sinzi ukuntu wenda mu bigenza mujya kwihitamo ariko se iriya myambaro mwambaye ntabwo ibahenda cyane? navuga ngo ntabwo iduhenda iraduhenda nk'uko n'abandi bahenda ariko nyine mu bintu abanyamideli bitoza n'ikintu cyo kujyanisha nabe yafata ibintu byose babonye ngo apfe kubyambara akagerageza kujyanisha nyine amabara ajyanye cyangwa se imyenda ijyanye n'aho hantu agiye nimba ari mu bukwe akamenya ko ari bwambare nimba ari muri boîte nimba ari mu gihe cy'ubukonje nimba ari mu bushyuhe bigatuma rero wa muntu umubona hanze muri sosiyete avuga ati ya muntu yambara neza ariko si ukuvuga ko yose imyenda bambaye ibihenze cyangwa ibiciriritse baravanga akamixinga ariko bitewe n'ibiharimo bitewe n'aho agiye bitewe n'abo bari kumwe. None se ubundi twabonye muri timu yanyu harimo urubyiruko cyane ese nta bana batoya mugira nko mu myaka 10, 9, 8 nabo? tujya tubagira ama agents ubusanga bafite ariko ntibiri cyane kubera ko abana bari muri iyo myaka baba baruhije kandi baba batazi neza icyo bajemo bigusaba rero kubanza guhuza n'ababyeyi bakakwemerera ubufatanye nabo kujya bapushinga cyane ariko n'abo bana babikora bari muri icyo kigero. Ariko se buriya ni iki wabwira ababyeyi ubundi no kuvuga ngo ari igihe umubyeyi areba umwana akavuga ati uyu mwana wanjye ndabona afite impano mu by'ukuri ni iki wabwira umubyeyi ushobora kureba umwana we akabona afite impano yo gukora ibintu by'imideli ariko we ntabe yamureka ngo cyangwa se ngo amusunika bimushyiremo kandi abona ya mpano ayifite ni icyo wamubwira? Ikintu nabwira uwo mubyeyi ubundi ntabwo ari byiza kuri mita umwana ngo umupushinge nimba ubona ari umufashion wowe ushake wenda ko ajya mu butekinisiye wenda ntibiratera imbere cyane mu Rwanda ngo tuvuge ko fashion yagutunga 100% nta kindi kiyunga bizaza nicyo turi guharanira twizera ko bizaza icyo twasaba ababyeyi mu gihe abona umwana afite iyo mpano uyu ni umwuga nk'iyindi yose nk'uko umuntu yaba umukinnyi wa filime bikamuhira nk'uko yaba umuhanzi nibi ni ibintu wakora ubyitwayemo neza bikaba byaguhira bikakuvana no kuri level yo kuba yakorera mu Rwanda wenda bitaratera imbere cyane ukisanga uri international ukorera ku isi hose kandi bikwinjiriza. Rero umubyeyi aho kugira akumira umwana azamureka agerageza amahirwe ye atwegere nk'abayobozi b'ama agents tuganire nabo kuko hari n'ababyeyi benshi baba bumva ko kuza muri ibi bintu mwana azakura ingeso mbi ariko nk'iyo bahageze bakareba uburyo mukora bakareba discipline mu bikorana nabo bagira icyizere.
Ako se kuko uvuze kuri icyo ngicyo wenda hari ababyeyi bakidaputinga avuga ati umwana wanjye ntabwo namujyana hariya ashobora kuhakura ingeso mbi, ariko wenda ugasanga umubyeyi abona umwana ashota agapira aragenda akamarika muri paniye akavuga ati uyu mwana wanjye mbona afite impano yo gukina basiketi, afite impano yo gukina futuboro. Ese ni ikihe cyizere waho umubyeyi nawe ushobora kuvuga ati ku buryo yavuga umwana wanjye reka mujyane noneho? Ni ikihe cyizere wamuha yuko koko ibyo bintu baba bakeka atari byo? Icyizere namuha cya mbere ni uko yaza akabanza akareba twebwe tubikora, akanamenya ku mateka ya bamwe muri twe. Ubundi iyo umuntu yumva ibintu atarabyigereramo wumva byinshi. Hari benshi baba bumva ngo muri fashion habamo ibi, habamo izi ngeso, ariko iyo bayigezemo bakinjiramo abenshi basanga ko bya bindi babwiwe atari ibyanyabyo, ahubwo bakabona ko ari ahantu umuntu yagera hakamugirira akamaro, hakamufasha mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kumenyekana, kuba icyamamare, akazamuka agatera imbere. Rero nta mpamvu zo gukumira umwana, namureka agerageze. Kandi muri fashion si ukuvuga ko ashobora no kuba umuhanzi akaba ikirara, ashobora no kuba yarize wenda amashuri ari umudokiteri, ariko ugasanga mu mico se sakwemo imico myiza. Ahantu hose umuntu yakuramo imico mibi biterwa nawe ubwe ndetse na sosiyete arimo. None se ubona fashion mu Rwanda kumurika imideri ubona bigeze ku ruhe rwego, ubona bihagaze biti? Ubu ngubu birimo biragenda biza birajya ku rwego rwiza, kuko usanga nubwo bikiri hasi ariko byibura ibikorwa byo gukora biraboneka. Leta yatangiye kutumenya, rimwe na rimwe iduha support ikadufasha mu bikorwa bitandukanye. Natwe ugize igitekerezo yakibicyegereje leta akakivuga, cyangwa bikunde bagira icyo bamufasha. Rero tubona ko hari ikintu kiri kugenda gihinduka aho twavuye, kandi tukabona ko aho turi kujya noneho bizaba byiza cyane kurushaho. Ubona fashion no kumurika imideri ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ari ibintu bishobora gutunga umuntu, bikaba wenda tuvuge nk'urugero wowe uracyari umusore, wenda uriga se uba mu rugo se, ariko nk'umuntu watangiye gukora fashion, wenda ibintu bya fashion akiri umusore kuzamuka kugera wabaye umupapa, ubona ari ibintu bishobora kumutunga bigatunga umuryango we, bikanarihira abana, ibintu nk'ibyo? Nibyo nahoze nkubwira dutangira. Devo igihugu cyacu kiriho ntabwo biraba nyine ibintu byagutunga %100 ngo uvuge ngo biragukavarinze ku buryo udakoze ikindi kintu byagutunga byonyine. Ariko nizera ko ubashije kuba international ukarenga imbibi z'u Rwanda, ukajya ubasha no gukora no mu bindi bihugu, byagutunga cyane. Ariko mu gihe tugikorera mu Rwanda, nubwo natwe bikiri hasi, hajya havamo make yunganira yandi, kandi natwe twizeye ko hari level tuzageraho umuntu ajya aba yakora fashion, ariko kazi akora konyine kamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, akaba yanagatungamo umuryango nk'uko mu bindi bihugu babigezeho. Nahoze ndeba ukuntu bamodelinga bagenzi bawe, ukuntu baba bambaye ibintu bibafitinze, ukuntu baba bagenda, njye ntabwo nabibasha, ariko nabonye ari ibintu byiza cyane. Ese nk'iyo urebye ukuntu abanyamideri, nyine iyo umurebye gutya ubimazemo n'igihe kirekire, iyo urebye umunyamideri ukagereranya no mu nyamaswa uzi mu Rwanda, ubona ari nk'ihe nyamaswa ariko ba umunyamideri mwiza? Inyamaswa ariko umunyamideri mwiza? Iki kibazo kiragoye. Inyamaswa biragoye ugendeye kuki, kuba yaberwa, kuba buseriye, kubera ko tugira ibintu byinshi kuri size se. Ni ukuvuga ngo urebye ukuntu isa, ukareba ukuntu yitwara, ukareba ukuntu nyine hari ukuntu n'inyamaswa nazo zigira ukuntu zitwara, zigira imico yazo, agakwavu kagira umuco wako, agapusi, utuntu nk'utwe. Ubona ari nk'akaye kari kuba kabona? Ngiye kubivuga nahita ntanga urugero rw'ipusi.
kubera ko n'ingendo tujya dukoresha nyine twayitiriye ipusi, ingendo y'ipusi. Nuvuga ngo ipusi rwose buriya irabishoboye ibijyanye n'ingendo, kandi ujya ubibona ni imwe mu nyamaswa zigira n'isuku cyane, ziba ziri smart. Ipusi rwose yari ku munyamideli mwiza. none se ugira ipusi? urayikunda se yazo wumva wayorora? Ipusi ntabwo ari cyane. kubera iki? kandi ari agasimba ubona ko kari smart. sinzi impamvu numva ntahuza nayo, ariko nyine mba mbona kari aho gashimishije, ariko nkumva sinagatunga. none se uramutse ugize amahirwe yo guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, niki wamusaba mu rwego rwo kugira ngo ibyo mukora bitera imbere? ikintu namusaba, ibi bintu dukora ni igitekerezo cyavuye ku rubyiruko. nabyita ko niyo nguni twarebyemo yo kwihangira umurimo, kandi biza bihura n'ibikorwa bya leta, harimo made in Rwanda n'ibindi bikorwa bitandukanye bigira aho bihurira natwe. icyo namusaba, nk'igikorwa kirimo abana b'igihugu benshi, urubyiruko rwinshi, ni uko bakongera ingufu zishingiye mu bushobozi, bakagiha ingufu, tukagira ubushobozi, tukaba twajya dutegura ibikorwa byinshi, kandi bikaba ari ibikorwa bibyara inyungu, ku buryo aho kugira tujye turera abana nibazamuka nibagera hejuru babivemo kubera ko babona nta nyungu, ahubwo tubarere babe ari b'abana bazaserukira n'u Rwanda muri fashion, bagende bitware neza hanze mu mahanga. nkanjye hari uwo mfite yagiye yitwara neza, n'abandi bagenzi be rero babonye ayo mahirwe, tukabona abantu badupushinga, baduha ibyo dukeneye ku gihe. nzi ko twakora ibintu byinshi nk'uko n'abandi banyarwanda bagenda biyerekana mu mahanga mu bikorwa bitandukanye. natwe rero muri fashion u Rwanda twaruhesha isura nziza cyane. hari imyaka ntarengwa cyangwa se hari imyaka umuntu ageramo mukaba mwavuga ngo ahangaha ntabwo wakomeza gukora, hagarara? biterwa n'uko umuntu yitayeho. biterwa n'uko umuntu yitayeho, ariko nko hejuru y'imyaka nka 38, 40, uwo muntu aba akuze bihagije. usanga akenshi afite inshingano z'umuryango. hari n'abagira umuryango ariko akaguma ari wa muntu wiyitaho, ufite fit igaragara neza, ukibishoboye, icyo gihe arakomeza. ariko mu myaka hejuru y'imyaka 40 kugeza n'umunyamideli urengeje imyaka 40 biba bigoye. ubundi ni kugeza kuva nko kuri 17 cyangwa 16 kugeza muri 35. rero dusoza turagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda muri rusange, ugire icyo ubwira abantu bakunda fashion, ugire icyo ubwira rwa rubyiruko rukunda kumurika imideli ariko rwitinye, ugire icyo ubwira n'abakunzi ba Nabaf TV. ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange, nibadushyigikire nk'uko bashyigikira abahanzi, nk'uko bumva event y'umuhanzi runaka bakayitabira bafite amatsiko yo kuza kureba, natwe badushyigikire, dutegure event tubabone, aho tubitabaje mbese tubabone baturi inyuma, biduhereze courage, tubone ko ibyo turi gukora ari ibintu biri kwakirwa neza. hanyuma ku rubyiruko wenda rukunda fashion, rutazi ibyo ari byo ariko rubifitiye inyota yo kubimenya no kubijyamo, icyo nabaha ni ikaze mu izina rya bagenzi banjye benshi. nabaha ikaze, bazatwegere agence yose bakomangaho, twiteguye kubafungurira, tukabereka inzira, tukabafasha nabo bakagira aho bagera, nubwo natwe tutarivuga ko twagezeyo, ariko byibura bikeya dufite tukabibasangiza, tukazamurana muri rusange. abakunzi ba Nabaf TV, icyo nababwira ni ugukomeza gukurikirana ibiganiro byayo, kubera ko ni TV iziye mu gihe yegera
za mpano ziri hasi cyane, ba bantu batamenyekanye cyane cyangwa se bamwe bananiwe nakwita babuze bakeneye ababazamura, bakeneye ababazamura, babuze ubwo bushobozi bwo kugana andi mativi. Iyi ni fondasiyo n'andi mativi azagenda yireberaho, nagenda dusanga, kandi iyo ibintu bigeze kuri TV tuba twizeye ko n'abanyarwanda bose muri rusange babibona, kandi n'ubutumwa dutanze bukumvikana. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Noneho dusoza, hari ikibazo ushaka kumbaza? Nta kibazo mfite cyo kukubaza, ahubwo icyo nashima ni ugushima ubuyobozi bwa televiziyo na both, nkanashima namwe mwadutekerejeho, nkanifuza ko n'ubutaha mwazagaruka no mu bindi bikorwa, twaba twakoze show cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose tubakeneye, mukagaragara mukifatanya natwe nk'uko byagenze uyu munsi. Ni intambwe nziza twakwishimira. Murakoze. Yego, nta kibazo, igihe muzadukenera muzaduhamagare, turahari kandi tuzabitaba. Murakoze. Sawa sawa. Turabashimiye rero mwese mwari mukurikirana ikiganiro cyacu. Abanyamideli bacu mwabonye ko bashoboye, batubwiye byinshi, batubwiye ko urubyiruko rutagomba kwitinya, mugomba kuza mukabajoininga, kandi barahari ngo ku bwanyu. Ababyeyi bafite abana mubazane babatoze, kandi bari discipline, bafite ikinyabupfura gihagije. Ntimuzongere gutinya muvuga ngo fashion ibiki n'ibiki. Muri fashion nabonye ari byiza pe. Rero ndabashimiye mwese, mbibutsa gukomeza gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuzajye tubona ibyo mwifuza ari byo tubakorera. Ngiye muri kumwe n'iki kiganiro ni Kamatari. Murakoze cyane.